bavuze ko ngo abangaba ngo bakorana na Twirwana ndetse na mama 23 ndetse aho mbona ngo hari n'abarundi batanu bakekwaho ngo kuba bakomeza guha amakuru M23. Habwo nkibaza yari byo wagarutseho uti abarundi bari muri intambara uti kigaragara cyo suko bose babyishimiye cyangwa se suko bose bashyigikiye kuba baba bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ari cyo kintu kimaze kugaragara marsha hari abazira ubusa koko cyane. None se urambwira ngo umuntu ajya gutwara ikampani cyangwa paratuni ayishyiriye FARDC yarasanzwe atanga amakuru angana gute ajyanye ibyombo amakuru atarayongayo nayahe baratatana mu ngabo z'Urundi harabo M23 tata mu ngabo z'M23 haraba amakuru Burundi uzi buriya intambara ntabwo yoroshye kandi wabona Twirwana na M23 bakubita bagatsimbura ingabo z'Uburundi ariko zikomeza kuba ingabo z'igihugu nubwo ntashizwe kwiyemera ngo nyimire bunguri ariko icika ntege ku mpande zirwana urumva bibaho wenda nka kera umuntu yavaga muri FARDC akaza muri M23 abantu bakumva ko avuye muri leta aje mu nyeshyamba recently mutangiye kubona ko ushobora no kuva mu nyeshyamba akajya muri leta byose ko biba bishoboka n'ibityo tutaramenya uyu munsi tuzabimenya ariko umurundi ariko nibyo yavuze ubwabyo birahagije ko awe Twirwana hifashe ibasubiza Burundi ibyo byose ni amakuru kuko sheri wa Claudine babanaga muri paratuni kuba niba yitwa Claudine ariko sinibuka neza kuriye gusa nk'iryo kuba yatanga amakuru muri M23 kandi n'ikindi umuntu yavuga buriya ifoto ya Wiringoma mu kigo cy'igisirikare cya Afurika y'Epfo bari bavuga ngo afande kwikiri igi bibutse ibintu byinshi cyane umuntu mu Rwanda ushobora kwisanga agira amarangamutima kuri wowe ahubwo ari kubera odami ya gisirikare akoreraho ariko agukunze nk'abasirikare b'Afurika y'Epfo bakundaga Wiringoma barabimwereka sibyo buri wese yumva ashaka kuzatahatahanye selfie ya Wiringoma mwifotoreza none se biriya byo kwifotoreza kuri Wiringoma abari mu ngabo z'Uburundi bimva bakwifotoreza n'ubundi kuri Colonel Rugabo urumva ni bakeya buriya kugira ngo ingabo zoroherwe nizigwa ku rugamba na military protection ibirimo kandi ingabo z'igihugu zagobye kuba zifite amaburenda zitwara ku rugamba urumva wenda kizasimbuka kigasimbukanwa na mina ariko mina ntabwo zikiba mu ntambara z'uyu munsi baraziciye turajyana cyangwa morale y'umusirikare watashye waje usimbura ajya guhamagara akavuga ati sha atuzi ko nageze kuri banke bagira banke abasirikare baho ati faranga naribikuje si wowe uzarota nawe utashye ukaribikuza nkanjye none watashye arira mu myotsi uri ku rugamba nawe nuko ntabona inyama niyo bavuze ngo ntabwo bazijya leta bundi kabimenya batabica inka z'abanyamurenge kugira ngo byitwe ngo bari inyama kandi inka z'abanyamurenge barimo kurya ikindi nakubwira burya ufitwaye ingabo z'Uburundi kujya kwica abanyamurenge kugira gute ntago abantu bose burya ntabapfira gushira hari umusirikare uvuye mubabaje abaturage ko twakabarinze twigwa tubarasa ibi drone niyo mpamvu mu gisirikare siyasa ni ikintu kiza imbere igisirikare ni siyasa igisirikare ni morale igisirikare ni tactique igisirikare ni kinyabupfura ntabwo njyango nshira imanza ngo buri muntu wese service member muri FDNB mu gisirikare cy'u Burundi ati kera Berever yabagitinyitse none hamshyiraho nakandi kango Berever yabagukwayo none ngibaze ngo umusirikare usanga kugira ngo ajye gusura mu Berever sibyo kugira ngo atanamumenyera byasabaga ikibari gikomeye cyane atarika abadede baje umva aracyambara akagihenge kuko abonye sibyo ejo bundi nabonye bapasinga navuga se izi ngabo n'abakomando ese abakomando bapasinga nta equipement y'abakomando bafite ni nka bya bindi babaye nk'abandi navugaga birumanga navuga nta bakomando 9,000 bariho no mu ngabo z'Uburundi bapasingisha bari nta bakomando barimo singiye kukubeshya umukomando urumuna gutyo mu maso ukabona ryaraketse urumva abandi bafite igikoma mu maso abandi bafite iki niki baracyafite amashereka muri bare mu Burundi nabonye bapasinga ngo barimo kubaka igikomando urumva uretse u Burundi none no nkibaza mu isomo rya gisirikare bakomando biga y'u Burundi ni pass out ntabwo araho mukorera training urumva aho mukorera training ashobora kuba amashyamba mwajya gupasinga mukaza kuri ya subaterie kwerekana imyitozo kuko si ngombwa gusubira mu ki mu 100% mwanyuzemo n'iki bintu nk'ibyo mwanyuzemo n'ibintu ku matere ku magarundi adashobora no kuza wenda mu maso y'abaturage none ingabo z'Uburundi ntabwo zijya subaterie uzi ko nararanganyije amaso ku bitaramo byabo byose ni ivumbi ni ibirenge njya mbona abantu bari ku karasisi berekana bambaye ibirenge n'amabogisa yayo y'amaniro urumva abadedesha mana mwijoro sumaterie mupfiki nazo imbere y'inkambi nubwo gose nta wansabye kumugira inama nk'abagabo mwe baba muri FDNB mupfiki no kuba mufite umuntu yambara Berever bona gifite igikoma mu maso no kwizinga atanakunje byanyabyo shamusebye abakomando ariko abakomando b'Uburundi bigeze kugigoma
umusirikare wari uhari abima amafaranga uramwibuka baramukubise baramukubita ngo bamusubize i Burundi bamubwiye bati subira hariya twe ntabwo turi ba bantu dukinisha hanga turagukubita tuguhome nubwo rose niyo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Ndetse aho mbona n'abanyamakuru batangaje ko umugabo witwa Colonel Malik n'umuyobozi wungirije muri wa 33e yego region ushinzwe logistique yego bavuze ko ngabangaba ngo bakorana na twirwana ndetse na mama 23. Ndetse aho mbona ngo hari n'abarundi 5 bakekwaho ngo kuba bakomeza guha amakuru M23. Habwo nkibaza yari byo wagarutseho uti abarundi bari muri intambara, uti kigaragara cyo suko bose babyishimiye cyangwa se suko bose bashyigikiye kuba baba bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ari cyo kintu kimaze kugaragara. Marsha hari abazira ubusa koko. Ati mufatanya mutanga amakuru ko gufatanya byo si byo. Ati muha amakuru na 23 ariko amugana n'ushobora gutanga aya makuru yagira akamaro M23 kuko iyi ntambara benshi bakubwira ko abarundi yabageza ahantu ubwo ingabo z'u Burundi yego sha uzise yewe ntabwo nashyiramo impossible burimo kuvuga ariko duteye metero yego abarundi ubwo n'abasirikare nyine n'abasirikare umusirikare gutanga amakuru n'ubutasi babumukikije mu ntambara biragorana uretse ko nabanga rigezweho ry'uyu munsi kuko niba ukoresha WhatsApp niba wahamagara umuntu ukibetana ukamuvuga uti bimeze gutya utuntu nk'utwo ntabwo waduhakana ko bishoboka. Ariko na M23 ifite ubutasi no gutata abarundi ntabwo bigoye ikoresheje uburyo bwa information zabakoresha erega n'ikigo kibona ko muri M23 nabo hari abaha amakuru FARDC cyane. None se urambwira ngo umuntu ajya gutwara ikampani cyangwa paraturi ayitwiye ayishyiriye FARDC erasanzwe atanga amakuru angana gute ajyanye ibyombo amakuru atarayongayo na yahe baratatana. Mu ngabo z'Uburundi harabo M23 itata, mu ngabo z'M23 haraba amakuru Burundi. Uzi buriya intambara ntabwo yoroshye kandi wabona twirwana na M23 bakubita bagatsimbura ingabo z'Uburundi ariko zikomeza kuba ingabo z'igihugu. Igihugu nyine kiba gifite imbaraga, igihugu kigira amafaranga, igihugu kigira ibipfu busa byinshi kurusha inyeshyamba.
urumva ku buryo rero utavuga ko no muri M23 hari abadaha amakuru umwanzi nabo barimo mu Burundi rero ntabwo babura baba bahari ku kimwe nuko nk'ubu tuba tuganira hari umuntu urambiwe intambara y'u Burundi kuko ari umurundi ariko none n'uwambiwe M23 kubera imyaka yirwanya mwana yataza aho yerekera n'abatoroka n'abagira gute muri M23 abasirikare barimo n'abaturugamba bakagenda n'amareport akunze kubivuga y'aba expert kero ko ntabwo navuruza report none ubwo expert narakoze yanjye nubwo ntashizwe kwemera ngo nyimire bunguri ariko icika ntege ku mpande zirwana urumva bibaho wenda nka kera umuntu yavaga muri FARDC akaza muri M23 abantu bakumva ko avuye muri leta aje mu nyeshyamba recently mutangiye kubona ko ushobora no kuva mu nyeshyamba akajya muri leta byose ko biba bishoboka n'ibityo tutaramenya uyu munsi tuzabimenya ariko umurundi impamvu ngiye mbona bikubiye kenshi kuba yanatanga amakuru no ku gisirikare cy'inyeshyamba nka ziriya ni aya matrick M23 igikoresha ikigaragaza nkaho yubahiriza amategeko y'intambara kuko niba basubiza wa mukobwa ajye ni Claudine wa mukobwa wafatiwe muri za Fizi amakuru yajyanye ntuzi ukuntu abangana ahari mu matrupe kuko aragenda akajya mu gisirikare wenda bakamuvura bakamukose akaguruka mu gisirikare ntago bamwirukana ariko nibyo yavuze ubwabyo birahagije ko awe twirwana hifashe basubiza Burundi ivyo byose ni amakuru kuko sheri wa Claudine babanaga muri paratuni kuba niba yitwa Claudine ariko sinibuka rero kuriye gusa nk'iryo kuba yatanga amakuru muri M23 niki kandi n'ikindi umuntu yavuga buriya ifoto ya Wiringoma mu kigo cy'igisirikare cya Afrika y'Epfo bari bavuga ngo afande kwikiri igi bibutse ibintu byinshi cyane umuntu mu Rwanda ushobora kwisanga agira amarangamutima kuri wowe ahubwo ari kubera odami ya gisirikare akoreraho ariko agukunze nk'abasirikare ba Afrika y'Epfo bakundaga Wiringoma barabimwereka sibyo buri wese yumva ashaka kuzatahatahanye selfie ya Wiringoma mwifotoreza none se biriya byo kwifotoreza kuri Wiringoma abari mu ngabo z'Uburundi bimva bakwifotoreza n'ubundi kuri Colonel Rugabo urumva ni bakeya abo bantu se bumva bavuga ati General Sematama araduhamije sha nk'aba bakobwa cyera bajyaga bavuga turi amusurazi kurasa neza rakandongora ibintu byo kura kandongora bihantu hose urumva kugera ku rwego urebye nabi ucunze nabo nk'ingabo z'Uburundi wasanga ingabo zawe ziguturuka zikajya he zikajya muri M23 hari ahantu muhurira wenda cyangwa se ni ikibazo kiba hariya kandi buri wese nyine turi misi ya benefits urumva ariko nacyo cyavamo ikibazo no kureba ngo ubundi umurundi kuki barinda kumwishyura kugira ngo ajye kurwana muri Kongo nuko arwaye intambara adafitemo ubushake baramwishyuye amugera mu mufuka intambara yamubereye ikibazo yamubereye igikomere noneho niyo atashye asanga n'uwakomeretse atavurwa neza udatanze amafaranga ku muntu wapfuye umuzima urumva azayabona igice n'ingabo z'Uburundi urumva ari ikintu gikeya icyo ntaramenya nuko muri iyo manipulation aida M23 yabikoresha kugira ngo manipulate ingabo z'Uburundi nibiso ishora amafaranga iramutse yashora byaba ari uburubuhuye ariko ku ruhande rwa president ndayishimiye cyangwa n'igihugu cy'u Burundi hari ibintu byinshi cyane ingigo zitari hasi y'eshanu zatuma umusirikare wo mu Burundi yihera n'amakuru mu M23 icyambere amafaranga agenerwa $5 ntabwo yarya urumva icyakabiri arashonje umugabo umusirikare wa leta uvuga ngo nta kirya inyama nta kigira gute imyambarire yabo ubona ko ubu ntabwo nzi neza niba ingabo zirwanira muri Kongo zifite ibizirinda mu gatuza n'ibiproteje bitwe yabo kuko biriya byose bifite ikintu bisobanuye buriya kugira ngo ingabo zoroherwe nizigwa ku rugamba na military protection ibirimo kandi ingabo z'igihugu zagobye kuba zifite amaburenda zitwara ku rugamba urumva wenda kizasimbuka kigasimbukanwa na mina ariko mina ntabwo zikiba mu ntambara z'uyu munsi baraziciye turajyana cyangwa morale y'umusirikare watashye waje usimbura ajya guhamagara akavuga ati sha atuzi ko nageze kuri banke bagira banke abasirikare baho ati faranga narebikuje si wowe uzarota nawe utashye ukaribikuza nkanje none watashye ararira mu myotsi uri ku rugamba nawe nuko ntabona inyama niyo bavuze ngo ntabwo bazijya leta bundi kabimenya batabica inka z'abanyamurenge kugira ngo byitwe ngo bari inyama kandi inka z'abanyamurenge barimo kurya ikindi nakubwira burya ufitwaye ingabo z'u Burundi kujya kwica abanyamurenge kugira gute ntago abantu bose burya ntabapfira gushira hari umusirikare uva bimubabaje abaturage ko twakabarinze twigwa tubaraza ibi drone niyo mpamvu mu gisirikare siyasa ni ikintu kiza imbere igisirikare ni siyasa igisirikare ni morale igisirikare ni tactique igisirikare ni kinyabupfura ntabwo njyango nshira imanza ngo buri muntu wese service member muri FDNB mu gisirikare cy'u Burundi abe commander urumva asiba kuba atari muzinga ejo bundi yagaragaye ari muri pass out y'ikosi y'abakomando
hehe muri i Bujumbura. sibyo navuga ngo yasubiyeyo. Baramufotoye rwose ariko shana ababazi communication bakoze ibishoboka byose kubyo muri foto anyuramo ari muri iyo pass out y'abakomando bahehe ko nabonye ntago bahiye rwose abasi komando b'u Burundi nabonye ntago banoze pe mbega bigira ahantu habi basimbuka ibiti bizo nk'urukiramende bahise nakubwira cyo korama no mwijuru zabikutegura ikiganiro gisigaye cy'ubundi nicyo kuririra. Hari umwe mu ngabo z'u Burundi wahozemo wari munyandikira ejo bundi ambwira ati duheruka igisirikare ku ngoma ya Bagatsa nese kubera iki ngo ntibabanye ko hapasinze berevere nabibonye ngo ariko se shayo berevere ngo itarambagwa n'umukomando ubonetse wese ngo ntibasige bazambara ngo nimbonera kure. Yambwiye ukuntu muri FAB kera mu gisirikare cyahozeho mu Burundi ariko no mu bindi bisirikare bibaho Sandrine kwibeshya ukigana bere urabona cyari cyo zira ngofero z'abasirikare ukaba wakwikoza mu mutwe bere itari yawe umukomando akaba yabona wigeze n'ingofero ukayigira mu mutwe azi wa berevere n'ukuntu yayiharaniye urumva sha sinzi ana military yagutwareka gufunga we urikoza breve yanjye namanukiye umutaka mfite inkovu zingana gutya ukayikora mukayikoza mu mutwe yana kurangiza kuko bere ni ikintu cyuha ku muntu bere ni ingofero kandi mu ngabo burya ingabo zigenda zitandukanya ama departement n'intuze bitewe n'ingofero bambara kuvuga ngo yari mambwira ati kera berevere yabagitinyitse none hamshyiraho nakandi kantu ngo berevere yabagukwayo none ngibaze ngo umusirikare usanga kugira ngo ajye gusura mu berevere sibyo kugira ngo ataramumenyera byasabaga ikibari gikomeye cyane atari kabadede baje urumva aracyambara akagihenge kuko abonye sibyo ejo bundi nabonye bapasinga navuga se izi ngabo n'abakomando ese abakomando bapasinga nta equipment abakomando bafite ni nka bya bindi babaye nk'abandi navugaga birumanga navuga nta bakomando 9,000 bariho no mu ngabo z'urundi bapasingisha bari nta bakomando barimo singiye kukubeshya umukomando uramuna gutya mu maso ukabona ryaraketse urumva abandi bafite igikoma mu maso abandi bafite iki niki baracyafite amashereka muri bare mu Burundi nabonye bapasinga ngo barimo kubaka igikomando urumva yego imyitozo ubundi mu ngabo akandi kantu mana bamwe hejuru we uza kantu bita sumateria Sandrine sumateria ariko zibiga no sumateria ni ibi bivuga tubona ahantu hari office z'ubuyobozi biba biri imbere y'ama office buryo ubundi mu mategeko ibi bibuga bya byo kumirenge n'ahantu hose bigomba kuba bisukuye kuko burya ubyize nka customer care nabyemera burya Sandrine ubrivinga ko ugiye gusaba service umuntu ayiguye kubera isuku watangiriye hehe n'ukuntu wasanze ahantu winjira hari smart ku bigo by'amashuri sumateria ziraba hakunda kuba ni drapo ari sumateria mu mategeko hagomba kuba ahantu hari n'amapave hatari ivumbi hatagize gute aho abantu bakorera foreign directeur master akabwira abanyeshuri ibyo babwira imirongo y'abanyeshuri bagiye kwinjira mu mashuri twigire mu sumateria niho ingabo ziherwa amaoda ikigiye gukurikiraho kuko ntabwo musanga mu cyumba ngo musanga mu ihema ngo uvuge ngo tugiye oya ingabo zijya kuri foreign zigahaga amabwiriza zikavuga ikibazo urumva kuko mbere yo kujya ku rugamba kubaza ntawe ufite ikibazo bakabaza ko ufite ubwoba iyo asamuye ikiganza asubira mu nyata yiwe ntanga bitaba ifite ubwoba ntanga bitaba ifite ikibazo komanda agomba kubibaza byanze bikunze nacyo kintu nakubwiye ubushize kabaza niba bariye nta musirikare Rwanda nta musirikare usonza ku isi bishoboka uretse aho Burundi none no nkibaza mu isomo rya gisirikare bakomando biga y'u Burundi ni pass out ntabwo araho mukorera training urumva aho mukorera training ashobora kuba amashyamba mwajya gupasinga mukaza kuri ya sumateria kwerekana imyitozo kuko si ngombwa gusubira mu ki mu bintu 100% mwanyuzemo n'iki bintu nk'ibyo mwanyuzemo n'ibintu ku matere ku magarundi adashobora no kuza wenda mu maso y'abaturage none ingabo z'uburundi ntabwo zijya sumateria uzi ko naranganyije amaso ku bitaramo byabo byose ni ivumbi ni ibirenge njya mbona abantu bari ku karasisi berekana bambaye ibirenge n'amabogisa yayo y'amaniro urumva abadedesha mana mwijoro sumateria mupfuki nazo imbere y'inkambi y'ingabo aho ikigo kiri nubwo kabara ka position gatoya sumateria ni ngombwa cyakora muri mwishyamba ndabyumva akaditace sibyo ariko ka militaire gira sumateria sibyo aho komandaza tumaho ingabo bavugize cya cyumbeti hari icyumbeti burya bavuza trumpet ukamenya ikivuze muri ka militaire niba ari akaga kahabaye niba ari igitero cyangwa ikintu gikanza cyo kwikanga mukajya mu ndaki zo kurinda ikigo niba ari umushyitsi uhanyuze niba ari abakenewe nyine izo sumateria mugahita mujya kuri sumateria ariko abagabo ni bajya ngo ntabwo ari sumate simbizi ivumbi iweze umukomando kunyura mu ivumbi n'ibyerekana ko ari umukomando ibintu bitorezaho noneho
imigozi yaracitse no gusanasana ibiti nk'iby'urukiramende nabivuze bagiye bashyiraho udusumari irutwa nimwe babambishije Yezu send defuded n'igisirikare cyanyu muzakosora akantu ka sumateri wenda mushobora no ikindi nakubwira umukomandora passinga nta mukandara mu nda yambaye umukomandora passinga ntiyambaye military equipment ziwe kubera muri umukomando bafite ibikapu bya mu mugongo urumva wambaye ibyuma wambaye ibikoresho wambaye imigozi ku buryo byanze bikunze ukureba n'imyitozo urimo gukora akubona kuko wambaye commando equipment uyu munsi abanza mfitanye ibibazo n'abakomando navuye mu manga bari kugeze Burundi abi Burundi rwose barutwa n'abajenerali makenga bari mu Burundi nta kintu bari bafite pe namba nubwo rwose nta wansabye kumugira inama nk'abagabo mwe baba muri FDNB mupfiki no kuba mufite umuntu yambara berevere ubona gifite igikoma mu maso no kwizinga atanakunje byanyabyo shamuse by'abakomando ariko abakomando b'u Burundi bigeze kugigoma umusirikare wari abima amafaranga uramwibuka baramukubita ngo bamusubize i Burundi bamubwiye bati subira hariya twe ntabwo turi babantu dukinisha hanga turagukubita tuguhome nubwo rose ni officer kandi tukohereze bagutegera utahe iwanyu ko nibyo none se umuntu yakwima ibyo yakorera urumva atari ikibazo masha bari bakamiritse none se nyine ariko bari abeje bundi barimo igikoma mu mutwe zirangabo rwose sije kukubeshya n'igihugu cy'ubundi zubahwe ariko abakomando babo ntago bakamiritse shakamiritse niyo mpamvu baneshwa aho bagiye hose gusa kantu bubahirije kamwe nakubwiye ubushize ni bake ni 230 n'abangahe 230 naba n'umunana ngira ngo umubare bavuze ntabwo ari ikiniti kije baje bateretse aho ngo kivuye muri kose komando urumva ukuntu umuntu aba hakagira n'utuntu yubahiriza ni itsinda rito rya pasinze sha kampani ebyiri ku rwego rw'igihugu kikwereka gufata umukomando kugira ngo anoge uko babizi babyumva bo kugira ibyo mvuga ushaka kudahuye n'ibyo uko babyumva ntabwo ndimo kuvogera ntuza yabo ndavuga ibyo narebaga n'amaso kandi biri mu mutwe simbizi skills bahawe ntabwo rije ndiganye nabo ndavuga ibyo nabonaga n'amaso ariko yayerema nakubwiye ubushize twasomye muri definition ya komando bagomba kuba ari bake batoranyijwe urumva kugeraho urwego rw'igihugu nka FDNB urukora pass out y'abantu batageze kuri 300 birakwereka ko icyo cyo iyo barayubahirije buriya kuko ntago bajya aho ngaho ngo bifatira abantu ngo bakoze pass out ngo yabakomande mu 200 ntibishoboka iyo hamwe urumva barigenderaho ni bake yego batara abakomando ntago baza no gushyiraho imbaraga zingana kuri ngo baje kwerekana ko bagize ariko no kuvuga ngo 300 presque 300 commando means a lot ku gihugu niyo mpamvu cyahagurukije urwego rw'igihugu rukaza kugira gute rukaza kubakorera pass out ubutaha abantu bo mu 23 FC bajya bakora ibishoboka byose binyane mu isunzu urumva niba na pass gisha bakomanda 9,000 bagaragaza ijana rikura umwitozo koko abandi babwira bagende bapoteye kugira ngo iyo ntuzi iyo criteria nibura bayujuje yego yuko ari baki ari intoranywa koko elite Bwana Marshal ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi za
zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.